Welcome to Gorilla Gospel TV. Tuguhaye ikaze wo kurikiye Gorilla Gospel TV. Imana y'amahoro niguhe umugisha. Mugiye kubana nanjye Nazil JJ muri runo rugendo rwivuga butumwa. Reka mbanze fate umwanya wanjye ngushimira cyane wowe wafashe umwanya wawe w'igiciro ugakora subscribe kuri no channel yitwa Gorilla Gospel TV show. Nukuri Imana iguha umugisha kandi Imana ikurengere cyane, kubera ko kuba wanteye ingabo mu bitugu kugira ngo mbashe kuba nahaguruka nkore umuhamagaro wanjye wo kubwira abantu ijambo ryiza. Nukuri Imana izabiguhera umugisha. Nawe rero utarakora subscribe, ugize amahirwe ukagwa kuri share, no kuri ndaguhamagarira kugira ngo ukore subscribe ubane natwe kwinjira mu muryango w'abana b'Imana. Ni iby'agaciro kandi ndagusezeranya yuko utazigera wicuza kuba waratwisunze cyangwa se waje kwifatanya natwe muri urugendo tujya mu ijuru. Ni urugendo rukomeye, ni urugendo rutoroshye, ni urugendo abana b'Imana dusabwa gushyiraho imbaraga tugasenga. Ni urugendo abana b'Imana dusabwa gusaba umwuka wera wenyine. Niwe ugomba kudukomeza, niwe ugomba kuduha imbaraga, niwe ugomba kuduhumuriza, kuko ibihe turimo biragoye bene data. Ni ibihe bya nyuma, ni ibihe ijambo ry'ukuri ry'Imana rimaze gusa naho ryabaye ingume. Ni ibihe abantu benshi bari kuva ku kintu bita ubukristo bakanavuga ko Imana itabaho, biturutse ku bantu bagiye batandukanye bitwikiriye izina ry'Imana ariko bagahemukira intama zayo zari zifite inyota, zifite ibyiringiro ku Mana, ariko zigira amahirwe make, zihura n'ibirura byambitse uruhu rw'intama, ndetse benshi bagiye bacika intege cyane. Niyo mpamvu igihe nk'iki ngiki Imana iduhagurukije kugira ngo turwane intambara yo kugira ngo intama z'Imana zazimiye zongere zigaruke mu rwuri rwazo, zongere zigaruke muri Kristo. Kuko Satani arimo arakoresha abantu benshi kugira ngo ace intege abari muri uru rugendo. Nshuti yanjye, wowe unteze amatwi, nukuri Imana iguha umugisha. Ariko nakubwira ngo niba utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu bihe by'ijambo ry'ukuri ry'Imana rigira icyo riduhindura. Kuko mu nshuti zanjye, reka mbabwize ukuri, iki gihe ni igihe udafite gutabarwa n'Imana, naho waba ufite ibimeze uti, naho waba uri umuntu udasanzwe, Satani ari kurwana urugamba rukomeye mwavandimwe mwe. Satani ari kurwanya abana b'Imana. Satani arashaka ko abana b'Imana batakaza agaciro. Ariko ndababwira ngo ntimucike intege. Nubwo Satani afite inzira nyinshi arimo aranyuzamo kugira ngo abe yabaca intege, nukuri ndababwira ngo mwicike intege, kuko iyi Mana ntabwo ari iy'umugani. Iyi Mana twumvishe ndetse twumva ntabwo ari Imana bagiye bagahimbahimba. Hoya, ndakubwira ko iyi Mana ihari, kandi iyi Mana icyo ishaka nicyo tugiye kukubwira, nicyo tugiye gukomeza twumvira hamwe duhugurana, kubera yuko twese turi abagenzi bajya mu ijuru. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Twe turi abagenzi bajya mu ijuru. Hariho abantu maze iminsi nganira nabo, ndetse urubyiruko bamwe bakambwira ngo Imana ni ikinyoma, ntibaho. Ibyo bintu bikanshengura umutima, bitewe n'uko ngewe nzi ukuri neza, ndetse nawe unkurikiye uzi ukuri.
ariko ibintu bigeze ku rwego urubyiruko, abapapa, abasaza, abakecuru batangira gucika intege, kugeza ku rwego batangira gutekereza yuko Imana itabaho. Ariko reka nkubwire ijambo ry'ubwenge. Muri ubu buzima turi mu rugendo, kandi urugendo igihe cyose iyo urutangiye wirukanka, byanga byakunda urayoba. Umunyarwanda niwe wavuze ngo uwayobye yihuta cyane. Sinzi niba unteze amatwi. Umunyarwanda yaravuze ngo uwayobye yihuta, ariko njye ndashaka kubwira ngo urugendo rwose utangiye wirukankana umuvuduko mwinshi, biza kurangira unaniwe kandi utarasoza rwa rugendo. Hari ibintu byinshi cyane, nicyo bisobanura, hari ibintu byinshi cyane mu buzima turimo turirukankaho. Dufite umuvuduko wo gushakisha iby'isi, dufite umuvuduko wo guhangayikishwa n'ibyo turebesha amaso, ariko umuntu w'imbere muri twebwe afite inyota n'inzara by'ijambo ry'Imana. Satani arakoresha uko ashoboye kose kugira ngo arangaze abana b'Imana, ariko ntabwo tugomba kwemerera Satani kakomeza kuyobya abana b'Imana. Kashobora kuba ashaka yuko yazarimbukana n'imbaga nyinshi y'abana Imana yakunze. Niyo mpamvu rero dutangiye urugendo. Nshuti mwene data, wowe unteze amatwi kano kanya, n'ukuri komeza ubane natwe. Reba kino kiganiro ugeze ku iherezo, ugishireho umutima kandi wizera Imana. Ndakubwiza ukuri kugirira neza. Hari byinshi cyane tuzabona, tuzumva, tutigeze twumva ahandi, cyangwa se tutigeze tubona ahandi. Tumaze iminsi rero tuganira ku ijambo ahanini rijyanye na Mwuka Wera. Mwuka Wera, impamvu nkomeje kumugarukaho cyane, nuko Mwuka Wera Satani yamaze gushyira ibintu mu bantu bituma batagomba kumenya Mwuka we. Urujijo rwinshi Satani yashyize mu bana b'Imana, kandi Mwuka Wera ni ikintu gikomeye. Mwuka Wera ni ikintu gikomeye, ariko uyu munsi wa none Satani yamaze gufata Mwuka Wera amuyobesha abantu, yitwikirije ibindi bisa naho ari ubuhanuzi, ndetse yitwikirije abanyamatorero, abanyamadini, bagatangira gusobanurira abantu Mwuka Wera uko atari. Niyo mpamvu nkomeje gufata ibihe bigiye bitandukanye, wowe unteze amatwi ngusobanurira Mwuka Wera ni iki. Ubushize mu kiganiro cyacu twaganiriye, ubushize twavuze ko Mwuka Wera ari umwe mu butatu mutagatifu, ariko nongera kukubwira yuko Mwuka Wera ari Imana. Ahubwo twakongera tukibaza ngo ese kuki Mwuka Wera yaje Yesu Kristo amaze kuva mu isi asubiye mu ijuru? Niki cyatumaga Mwuka Wera niki cyatumye Mwuka Wera aza nyuma yuko Yesu Kristo asubiye mu ijuru? Kuki ataje mbere? Niki cyatumaga Yesu Kristo abasezeranya ko namara kugenda abahumuriza? Ndetse hari ahantu Petero yabwiye Yesu ati, njyewe aho kugira ngo bakwice, aho kugira ngo bakujyane, kandi twaragukurikiye, ndakubwiza ukuri ko tuzakurwanira. Uko niko intumwa za Yesu zibwiraga, kubera ko zitari zisobanukiwe. Ariko Yesu areba Petero aramubwira ati, umva nkubwire. Mu yandi magambo aramubwira ngo imbaraga zawe ntizishobora kugira icyo zihindura.
niho yahise amubwira ngo iri joro uyu munsi burajya kwira unyihakanye gatatu. Uwo mugabo Petero yari afite muri we kumva ko agomba kurwanirira Yesu, ariko Yesu nawe yari azi neza ko izo mbaraga Petero atazifite. Igihe kiza kugera kandi biragaragara ko Petero yihakanye Yesu ko inshuro 3. Niki cyatumaga Yesu akomeza kubwira intumwa ze ndetse n'abantu yigishaga ko agomba kuzaboherereza umwuka? Niki cyatumye Yesu abwira intumwa ze, abwira n'abantu yigishaga, akababwira yuko azaboherereza umufasha? Niki cyatumaga Yesu Kristo abwira intumwa ze ko zizakora ibitangaza birenze ibyo we yakoze? Ni ikibazo wakwibaza. Uyu munsi wa none ndagira ngo nkubwire ko impamvu Yesu Kristo yavugaga yuko intumwa zizakora ibitangaza birenze ibyo yakoze, nuko Yesu Kristo yamaze imyaka 3 atangira umurimo. Yari afite imyaka 30. Ku mwaka wa 30 nibwo yagiye kubatizwa na Yohana Umubatiza, ndetse Mwuka Wera aramanuka mumanukiraho. Mu isomo ry'ubushize twumvisha ukuntu ijwi ryaturutse mu ijuru riravuga ati, dore umwana wanjye nkunda kandi nishimira. Ese kuki iryo jambo ryaturutse mu ijuru nyuma yuko Yesu Kristo yujuje imyaka 30 kandi agiye kubatizwa? Hari icyo bisobanura. Bisobanura iki? Bantu bazi yuko Yesu ari we wenyine intumwa imanukira cyangwa se Mwuka Wera, ariko ndi hano kugira ngo nkumenyeshe ko kiriya cyari ikimenyetso cyuko Imana yishimira abantu bafite Mwuka Wera muri bo. Haleluya! Imana yacu nihabwe icyubahiro. Imana ikunda kandi yemera abafite Umwuka Wera. Reka rero dukomeze ijambo ry'uyu munsi. Turisanga mu gitabo cy'Abagalatiya igice cyaho cya 5 umurongo wa 16 kugeza ku wa 19. Haravuga ngo, ndavuga nti nimuyoborwe n'umwuka, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga. Kuko ibyo bihabanye, nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ariko niba muyoborwa n'umwuka, ntimuba mugitwarwa n'amategeko. Haleluya! Iri jambo ni ijambo risobanura iki? Paulo yandikiye Abagalatiya arababwira ngo koko niba muyoborwa n'umwuka, haleluya, ntimuba mugitwarwa n'amategeko. Iri ni ijambo rikomeye ridapfa gusobanukirwa n'abantu bose, ariko Paulo yari afite umwuka w'Imana muri we ufite icyo ashaka gusobanurira aba bantu. Yashaka kubabwira yuko igihe cyose bamaze bagenderaga ku mategeko ya Mose, kandi tuza gusanga n'ibyanditswe bivuga ngo Yesu Kristo yibwirira intumwa ze ko atigeze aza gukuraho ya mategeko, ngo ahubwo yaje aje kuyahindura. Ahubwo aravuga ngo Mose yaravuga ngo ntugasambane, ngo ariko njyewe itegeko ryanjye ryo riravuga ngo nunabitekereza uzaba ubikoze. Iri tegeko ni itegeko ry'umwuka. Haleluya! Amategeko yanditswe ku musozi wa Sinayi agahabwa Mose,
ayo mategeko ubwoko bwa Isiraheli ntibwigeze bubasha kuyakurikiza. Mu by'ukuri ntabwo ubwoko bwa Isiraheli bwari bubashije kuyakurikiza, bwagiye buyica cyane kugeza igihe Imana ifatiye umwanzuro wo kuza mu isi. Haleluya! Imana iraza ibyarwa na Bikira Mariya. Imana imaze kubyarwa na Bikira Mariya ibaho ubuzima bwabo mu isi nk'uko tububayeho. Haleluya! Imana yagira ngo ibanze nayo experiencinge, ibanze nayo yumva uburyo abari mu isi babayeho, ibanze nayo yumva ubuzima kuba mu mubiri turimo bimera mu isi, igeragezwe nayo ihure n'ibigeragezo. Ntabwo mu myaka 30 Yesu yamaze yakoraga ibitangaza. Uyu mugabo Yesu Kristo yari umubaji. Ibyo yari yarabyigishijwe na Yosefu umurinzi we. Haleluya! Yakoze ibintu byose bishoboka, ndetse igihe cyaje kugera Yosefu apfa asize abavandimwe ba Yesu bakiri batoya, biza kuba ngombwa ko Yesu ari ufata inshingano zo kurera bene nyina. Yanyuze muri byose, nawe azi gusonza. Yesu Kristo nawe azi gukorera amafaranga. Yesu Kristo azi ibigeragezo byose tunyuramo. Haleluya! Imana izi ibyo tunyuramo muri iyi si ndetse bitugoye, bitunanije. Imaze kubibona, imaze kubinyuramo, haleluya, isanga umuntu yarabuze imbaraga zo gutsinda ikibi, yarabuze imbaraga zo gushyira mu bikorwa ya mategeko yahawe Mose ku musozi wa Sinayi. Haleluya! Iravuga ngo ndabisobanukiwe noneho. Impamvu abantu badakunda kunyumvira ntabwo bafite ubwo bushobozi. Irangije ngo yigira inama, iravuga ngo ariko ninsubira mu ijuru ngo nzamanura umwuka ari we twitwa umwuka wera. Nitumara kumanura umwuka ari we witwa umwuka wera, azajya mu bantu. Haleluya! Abazemera Yesu bose ngo bazakira uwo mwuka. Icyo gihe nibamara kwakira umwuka, haleluya, Imana izamanura ijambo ivuga ngo dore umwana nkunda kandi nishimira. Haleluya! Imana yacu nihabwe icyubahiro. Hari imbaraga zigomba kumanuka muri wowe z'umwuka wera kugira ngo uhinduke icyaremwe gisha, kugira ngo utangire uw'Imana yifuza kuburiwe. Pawulo aravuga ngo iyaba muyobowe n'umwuka koko ntago mwaba mukiyoborwa n'amategeko. Yashaka kubabwira ngo umuntu ufite mwuka wera muri we, iby'amategeko biba biri muri we, ntashobora gukora iby'Imana yanga, kuko mwuka uri waramukebura akamubwira ko agiye gukora ikibi, kuko mwuka wera amwereka inzira, akamubwira ko adakwiye guca mu nzira ya Satani. Haleluya! Imana yacu nishimwe. Dore iki cyatumye Yesu abwira abigishwa be ngo mukwiriye umufasha, kuko Yesu yari amaze gusobanukirwa neza yuko abana b'abantu badashobora kwishoboza kuba bakora ibyo Uwiteka ashima badafite izindi mbaraga. Yari amaze imyaka igera kuri 30 ndetse irenga abayeho ubwo buzima, yumvisha ibigerageza abana b'abantu twese tunyuramo, ku buryo bigoranye cyane nshuti mwene data kuzabwira icyo usobanurira Imana. Nimba ijambo ryayo ryaramanutse rikagera mu matwi yawe, nimba ijambo ry'Imana wararyirengagije ugakomeza kuyoborwa n'umubiri ndetse ugakomeza kuyoborwa n'icyaha, sinzi icyo uzasobanurira Imana, kuko Imana ubwayo yimanukiye mu isi irangije ihura n'ibibazo nk'ibyo wahuye nabyo, ariko ntaho uzigera ubona Yesu yarakoze icyaha, ntaho uzigera ubona Yesu yaratsinzwe cyangwa yarananiwe, ahubwo yaratenze. Haleluya!
aba ikimenyetso gikomeye kigaragariza Satani ko abana b'abantu n'ubwo yari yabashutse akabakura mu bwiza bw'Imana, ariko agaragaza yuko abana barimo umwuka wera muri bo Satani adashobora kubanesha. Reka mubwire inshuti y'Imana, Satani ntashobora kugushobora ufite umwuka w'Imana muri wowe, kuko hano Pawulo aratubwira ngo umuntu ufite umwuka w'Imana ntagomba kugengwa n'amategeko. Dore igituma Pawulo abivuga kubera yuko azi neza yuko uko yabigenza kose muri we ntashobora gukora ikibi, kuko mwuka uri muri we ntashobora kumwemerera, aramucyaha kandi akamwereka inzira ikwiriye. Haleluya, haleluya. Hari igihe nicara nkibaza ku mugabo witwa Dawidi. Uyu mugabo yari umugabo ufite umwuka w'Imana, ariko kandi yari umugabo udakiranukira Imana, ariko ku rundi ruhande nanone akaba ari umugabo wakiranukira Imana, kuko Imana yabivuze. Imana yavuze gukiranuka kwa Dawidi. Ubwo umwami Sawuli yari ku bwami amaze kutumvira Imana, Imana yabwiye Samweli ati genda mu muryango, niboneye umwana, umuhungu ufite umutima nk'uko nifuza. Haleluya. Ushaka kwibaza ngo niki cyateye Imana kuvuga Dawidi ko ari ufite umutima nk'uwo wifuza? Reka dusubire inyuma turebe imico n'imyitwarire y'umugabo witwaga Dawidi. Uyu mugabo ni umugabo wari ufite umutima umenetse kandi uciye bugufi imbere y'Imana. Ni umugabo wakoraga ibyaha ariko akababazwa n'uko yakoze ibyaha. Icyabimuteraga nta kindi ni wa mutima, ariko uyu mutima nimusobanura ntiwumve wa mutima w'inyama, ahubwo ni mwuka wera wari muri Dawidi. Dawidi yari afite umwuka w'Imana umubwira ngo wakoze icyaha, agaca bugufi, agasaba imbabazi Imana, akambara ibigunira, akira bivu, atakambira Imana, ababajwe n'uko yakoze icyaha. Uranyumvira impamvu uyu mugabo Imana yakomeje kumwitsa umuntu uyishigikira, ufite umutima nk'uko Imana yifuza. Yari azi guca bugufi, yari azi kumenya ko yakoze icyaha, ndetse akamenya ko yacumuye, yavuye mu bwiza bw'Imana, agahindukira. Ariko reka mubwire uyu munsi wa none, twebwe abakristo turakora ibyaha tukabigotomera nkaho nta nicyo twitayeho. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza yuko mwuka wera atari muri twebwe. Ariko rimwe na rimwe ugasanga biraturuka ku bantu biyita abanyamadini cyangwa se biyita abakozi b'Imana, bafashe mwuka wera bakamuhimbira imirimo adashinzwe kugira ngo bayobye imbaga y'Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo niba uyu munsi ugikora icyaha ukumva uratekanye mu mutima, ufite ikibazo gikomeye, kubera ko mwuka w'Imana ntabwo ari muri wowe. Igitumye ubona imbaraga zo gukora iki cyaha uyu munsi ukagikora, ejo ukagisubira, nuko udafite umutima w'Imana muri wowe. Kandi reka nkubwize ukuri, iri jambo riravuga ngo uyobowe n'umwuka ntashobora gukora ibyo kamere ishaka, kuko kamere yanga ibyo umwuka akunda, kandi mwuka nawe akanga ibyo kamere ikunda. Ushobora kwisuzuma uyu munsi ukamenya uruhande uherereye, ukamenya ngo mperereye hehe. Nimba ukora ibyo umwuka wera yanga, hitumenya ko uherereye mu ruhande rumwe rwa kamere cyangwa se rw'abanyabyaha mu yandi magambo. Kandi niba ibyo kamere ikunda ugerageza kubirwanya no kubyirinda, menya ko mwuka wera ari muri wowe. Umwuka wera si wa wundi abantu buzura bagatangira kwivugisha muri za ndimi zidasobanutse. Nta mwuka wera uvuga mu ndimi zidasobanutse. Inyigisho zashize twavuganye ku bantu ba mbere bagiye bakira mwuka wera, ndetse arizo ntumwa za Kristo. Ijambo ry'Imana rirabigaragaza ko bavuze indimi ariko ziba muri iyi si, bavuze indimi ziba mu bihugu bitandukanye nubwo batari barabigezemo, ariko umwuka yabahaye ubumenyi bwo kubikora, bwo kuvuga izo ndimi
ndetse abari bakikije aho ngaho ijambo ryaratubwiye ngo baratangaye. Ikintu gitangaje, abagabo n'abagore bari bifungiranye mu nzu bafite ubwoba, ariko Mwuka amaze kubamanukira ubwo bwoba bwarashize. Impamvu wowe washize ubwoba bwo gukora ikibi ukagikora ukumva nta bwoba ufite, hita usobanukirwa neza ko umutima wa Satani ari uri muri wowe. Hita usobanukirwa neza ko watewe, ugarukire mu buntu bw'Imana, kuko Imana ihora yiteguye kubabarira abanyabyaha. Imana ihora yiteguye ko intama zayo zayobejwe zigaruka zikajya mu murongo muzima. Tumaze iminsi tugenda tureba ibintu bigiye bitandukanye, abantu bo muri iyi si ndetse bamaze kugera kure cyane. Rimwe na rimwe turigana abantu tutanazi, rimwe na rimwe turakora ibintu kuko byadutse. Ariko mwana w'Imana wonteze amatwi kano kanya, nukuri ndagusabira imbaraga kugira ngo Imana igukomeze. Ndagusabira imbaraga kugira ngo umenye imirimo ukwiriye kuba ushyira mu bikorwa. Haleluya. Reka dusome tumenye noneho imirimo ya kamere n'imirimo y'Umwuka Wera, kugira ngo tubashe gusobanukirwa aho duhagaze, niturangiza tubashe kugendera mu nzira ikwiriye. Ngo dore umuntu uyobowe n'umwuka wa kamere, cyangwa se umwuka w'ibyaha, cyangwa se umwuka wa Satani. Haravuga ngo 19, Abagalatiya 5:19, haravuga ngo dore imirimo ya kamere iragaragara n'iyi. Iko niko ijambo ry'Imana ritubwiye: gusambana, gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no gukora, no kuroga, no kwangana, no gutongana, n'ishyari n'umujinya n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice, no kugomanwa, no gusinda, n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare, nk'uko nababwiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. Ngira ngo mwumvishe iri jambo uko rivuga, kandi iri jambo ryigishijwe n'umugabo witwaga Pawulo. Uru rwandiko yandikiye Abagalatiya, arababwira ngo abantu bagizwe cyangwa se bakora imirimo ya kamere ngo ntabwo bazigera babona ubwami bwo mu ijuru, ntabwo bazigera bemerwa n'Imana. Igituma batazigera bemerwa nuko Mwuka Wera atari muri bo. Iyo Mwuka Wera aza kuba ari muri bo, ntabwo bari kuba bakora imirimo ya kamere. Twabonyemo ubusambanyi, kwiba, gusinda n'ibindi byinshi. Ibyo ni ibikorwa bikorwa n'abantu batari mu Mwuka w'Imana. Ariko niba umeze gutyo, ijambo ry'Imana riragucyashye, rirakubwiye ngo garuka mu nzira, uve muri izo nzira, kuko ni inzira Satani ari kuyoberezamo abantu. Nubwo benshi twibwira ko biryoshye, nubwo benshi twibwira ko ari byo bigezweho, ariko ndakubwiza ukuri, ibyo Satani yasigirije ndetse ibyinshi akabihimbira andi mazina yo kubiryoshya. Nshuti mwene data, nimba wumva ko Imana itariho, ariko byibura ibuke yuko uru rugendo turimo mu isi ni urugendo rufite itangiriro ariko rikagira n'iherezo. Ariko se byazarangira gute nimba utaramenya iherezo ryawe, utari kugendera mu nzira nziza? Kandi batubwira ko abataragendeye mu nzira nziza ari abazarimbuka bagashyana na Satani. Nshuti mwene data, hindukirira Imana, ukora ibyo Umwuka akunda kandi yishimira. Haleluya. Hariho abantu benshi ndetse bita abakozi b'Imana bamaze igihe babwiriza abantu ubutumwa bw'ibinyoma bwo kubabwira yuko ngo kuba barabatijwe, ngo kuba ari abakirisito, ngo ibyo birabahagije. Iri jambo nisubiramo kenshi, ntabwo kuba uri umukristo bihagije, ntabwo kuba warabatijwe bihagije, ntabwo kuba buri munsi uhora mu rusengero mu isabato utarahindukira ngo ukore imirimo y'Umwuka Wera, ntabwo bizakugeza mu ijuru. Nshuti yanjye, kuba umukristo ni kimwe mu bizakujyana mu ijuru, ariko nanone kuba umukristo utemera iby'ubukristo
ntabwo bikunda. Abantu benshi rero barimo barayobera muri iyo nzira. Niyo mpamvu nkubwiye kano kanya kugira ngo uhindukirire Imana yawe, uhindukirire Imana yawe, ukora ibyo gushimwa, ugire neza. Iyo niyo mirimo y'umwuka. Haravuga ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo n'ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza, kwirinda ibimeze bityo nta mategeko abihana. Ibi ni ibintu bizwi kandi bisobanutse. Aya mategeko umuntu witwararitse akagenda neza akirinda guhemuka. Intumwa zigeze kubaza Yesu ngo ariko itegeko riruta ayandi ni iyihe? Arababwira ngo niwubaha Uwiteka Imana yawe n'ubwenge bwawe bwose n'umutima wawe wose n'imbaraga zawe zose. Bisobanura yuko ugomba kwirinda ndetse ingeso zose za kamere. Bisobanura ko ugomba kwirinda ibyo Satani agushoramo kugira ngo akwanduze uve mu bwiza bw'Imana, ugakora ibyo Umwuka Wera ashaka. Twabyumvishe ni ukugubwa neza, kwishima, kwirinda gutukana, kwirinda gusambana, gukunda bagenzi bacu nk'uko bitwikunda. Uyu munsi wa none urukundo rwabaye ruke cyane mu bantu bo mu isi, aho dusigaye tubona umwana yica se nk'uko byahanuwe, ndetse na se akica umwana bapfa ibintu. Aho dusigaye tubona abavandimwe badakundana ntibanahuze, biturutse urukundo Satani amaze kurucoba. Iki gihe turimo ni igihe kigoye kandi gikomeye. Niyo mpamvu Satani akomeje gukoresha abantu benshi mu izina ry'Imana, ndetse kugira ngo bakomeze bashyire ibintu ku maso y'abakristo, bakomeze bayobe bihitirira amadini. Nshuti mwene gato uri kunyumva, ndagira ngo ubwire ko idini ntabwo ari cyo kintu kizigera kikugeza mu ijuru. Abakristo babi batubaha Imana bararutwa n'abasilamu bakora ibyo Imana ishaka. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nta dini rizatuma umuntu ajya mu ijuru, ngo ahubwo imyitwarire yawe ku giti cyawe niyo izatuma ubona ubwiza bw'Imana. Ntizimbye mu magambo ndakubwira ngo garukira mu nzira y'Imana, garuka mu nzira y'Imana. Ni ukuri ko mu nzira y'Imana ifite agaciro kandi gakomeye. Ibyo mbabwira ndabizi, kandi ibyo mbabwira mfite ubuhamya bwinshi kuri byo. Nta mahoro y'umunyabyaha, nta mahoro y'umunyabyaha. Ndetse benshi basigaye bitwaza yuko ngo abanyabyaha cyangwa se batubaha Imana ari baguwe neza. Ariko reka mubwire inshuti y'Imana, ugubwa neza mu isi ukazaragwa umubabaro igihe kimwe ntacyo bimaze. Reka ngushimire wowe wanteza amatwi kugeza kuri uno munota wa nyuma. Imana y'amahoro, Imana y'ibyishimo, Imana y'umunezero ibane nawe, kandi gerageza gukora ibyo Imana ishaka, nibwo nawe Imana izagukorera ibyo ushaka. Ntukajye ujya imbere y'Imana ugiye kuyisaba ibyo ushaka gusa, kandi iyo ibyo igusaba ibyo igushakaho utabyuzuza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nimushake, haleluya, ngo nimushake ubwami bw'Imana, ngo ibindi byose muzabihabwa gusa. Imana y'amahoro nibagirire neza kandi barinde, ndetse ibahe imbaraga z'Umwuka Wera. Mufungure imitima yanyu nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo ndi ku rugi ndakomanga. Ni ukuri Mwuka Wera yiteguye kuba muri wowe. Mwuka Wera yiteguye kubana namwe. Igihe cyose mwahindukiye mugatera umugongo ikibi, Imana izabayobora kandi izakugirira neza, izakurengera muri byose. Mu izina rya Yesu Kristo, amen.